yandanze ko kundi nyine babebi bakunda umuhungu arakunda n'umukobwa agakunda nakunze umuhungu yaba ataje ku ishuri nanjye sinjyayo urabyumva gutegura gukunda umuhungu iyo ntabwo ari story ntabwo irangiye tubarenga urugendo rwatangiye gutya ruza gutya turakundana nyuma yaho yasiba nanjye ngasiba nyine naramukunze njyewe kuko nta story nagiranye nawe naramukunze njyewe maze kumukunda noneho akageza ku ishuri igihe ataje sinjyayo ngeze kuvugana rimwe umubebi twicaranaga yambwiye ati hari umukobwa ugukunda aza kunsuhuza nka rimwe cya kabiri maze kunsuhuza nyine mbonye ko nta kintu nabyo ndimo atari nabyo cyane nawe mfokasinzeho kwiga mpita mbivamo gutyo ndumva nta story yo muri secondaire njyewe cyane ko yandanze muri ibyo bintu muri njye deeply yabyo cyane ko nawe mfite ibintu mfokasinzeho cyane ubundi urebye nta story iri hano itangaje kuri wowe yakubayeho ni iyi itangaje ni uko nagiye kwiga ibintu nkunda nkanabitsinda itangaje itangaje nta kintu bibabaje bitekerezo neza umanzi byiborere n'ibyanjye nsaziye impano wowe gugu nsaziye impano ukampfukiranya ukifata ukampfukiranya ariko nsaziye impano guranyatatse oya nta n'impamvu yo kutakubwira nakubwiye byazanambabaza ahubwo nuko ntazanye na twininga narongo aba ari mama wabyaye abana b'impanga babiri sarongo akaba ari papa wabo n'impanga twins cyangwa amahasa mu kigande mbabarira rwose nakubwiye ko nari umugande mbabarira cyane abarongo ndumva ubizi muri iyo way yes feedback wabonye mu gihe wari utangiye gusaza imbuga nkoranyambaga ntabwo byari bibi kuko ngiye nta comment mbi nabonye nta comment mbi nabonye pe byari byiza uyu munsi wa none ni munsi ndashaka ko bikomeza nka kuriya bikanarushaho ndetse ndi kubaraho nari mfite ubwenge bwo kuvuga ngo umuntu yambabaje nkabona babara bya nyabyo wa mbere ntabwo namwibuka wari mu wakangahe ubwo ni no muri Gardienne usanga abantu bari guteretana twagiye my story yawe yakubayeho uri high school ni iyi ugiye kutubarira inkuru yakubaye itangaje mu buzima bwawe nakunze umuntu twagiye inkuru nyine teza amatwi let's start my story twagiye kutubabwira my story inkuru yandanze inkuru yaranze wowe inkuru yamuranze Joyce Cameron ari muri high school cyangwa se ari primaire aho yari hose inkuru yawe yakuranze ni iyi inkuru yanjye yandanze ko kundi nyine babebi bakunda umuhungu arakunda n'umukobwa agakunda nakunze umuhungu yaba right reka mbasuze kandi mbifurize amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima ho muri hirya no hino mu majyaruguru abari mu majyepfo burasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo by'umwihariko mu mujyi rwagati wa Kigali amahoro y'Imana nabane namwe ndi hamwe n'umukobwa cyangwa se umwari muramuzi mugenzi wawe mushize mugenzi wanjye ari utuntu ari gukora ari mu kazi ntabwo yabashije kuboneka nawe mwita mugenzi wawe nuko umwise mugenzi wawe nawe mwita twin my twin mu Kinyarwanda Mirembe mu Kinyarwanda my twin impanga yanjye mutubwire mu Kinyarwanda Mirembe uw'amahoro impanga impanga mu Kinyarwanda amahasa cyakoze mugeze imyaka ingahe ubu ngubu turimo turasaza 22 turi hafi kuzayuzuza mu kwa 8 yose yego gusaza iki byiborere n'ibyanjye nsaziye impano wowe gugu nsaziye impano ukampfukiranya ukifata ukampfukiranya ariko nsaziye impano guranyatatse oya nta n'impamvu yo kutakubwira nakubwiye byazanambabaza ahubwo nuko ntazanye na twininga kuburabure ariho nawe ninde uzi kuvuga cyane oya nta muntu utazi kuvuga bitewe n'ikintu ashaka cyangwa n'icyo muri kuvugaho ninde uvuga cyane buri wese avuga cyane ku giti cye gereranya ariweho nawe ninde waserukira undi muri babiri ni njyewe gakuru ninde niwe ntabwo waba gakuru na gato mwana gugu ntabwo twari duherukanye hashize imyaka myinshi cyangwa se igihe kinini yego mwabagaye ahubwo wowe wabagaye ngiye maze iminsi i Dubai
nta n'impamvu yo kutabeshya. ariko abantu badukurikiye barambona umunsi ku munsi ko Alice. Babona wowe ntago babona ba twins. Yes. Kubera iki batatubona kandi ari wowe supporters muri bino bintu? Habuze iki? Habuze supporters, niwe wabuze. Kweka atari mwe mwabuze. Oya urabeshye, turahari twebwe. Yes, ngiye kwanganira n'abakobwa babiri cyangwa se umukobwa umwe muri babiri arahabera impanga ye cyangwa se narongo salongo. Yewe. Narongo sarongo, narongo abari mama wabyaye abana b'impanga babiri. Sarongo akaba ari papa wabo. Aha, na impanga. Twins cyangwa amahasa. Mu kigandi. Babarira rwose, nakubwiye ko nari umugande, babarira cyane. Abarongo ndumva bizi muri iyo way. Yes. Naramukunze cyane, tugenda tubibona namwe murabimwereka. Uyu munsi hano tugiye kwa tuganira nawe kugira ngo tuganirize by'umwihariko ku mpano yari afite yo gukina filme Inzozi zawe. Kuki zitabaye impamo muri kiragiye? Inzozi zanjye kubera ko zitabaye impamo, urabona hagiye hazamo utuntu tw'utubazo, ariko ndashingiraho cyane kuri Google kuko niwe wabuze, ndacyabikubwira. Ugiye kumbeshyera? Oya, ahubwo ndakurabura kuri kamera babibone, n'aba friends banjye babibone, n'abantu bankurikirana babibone. Umusapota wanjye muri no minsi ntabwo yabonekaga. Ni wowe wabiteye. Tingiye wabiteye. Ubu ni impano yo gukina filime uyibonamo cyangwa ubutubeshye? Ahubwo se ntayibonamo wagaruka kunshaka, ntayibonamo si njye nyine uyibonamo, n'abandi bayimbonamo tu. Nandi barabibona? Yego. Cyakoze. Ubundi Mirembe Mirembe kubitandukanya bijya bimvuna. Urumva kuri Mirembe hiyongeraho ke gusa. Yego. Gakuru yitwa nde? Mirembe. Gato? Mirembe. Yego. Musangiye iki? Byose. Urugero? Dusangiye amaraso n'amafuti. Oya, kubera icyo ubonamo abantu buri gihe always amafuti, n'amafuti dusangiye. Dusangiye amaraso n'impano. Amaraso n'impano murayasangiye. Kusangiye amaraso na Mirembe cyangwa se Mirembe mukamutari kumwe amasaha bisobanuye iki? Ntabwo always tuba turi kumwe, afite utundi tuntu arimo arakora nyine, niyo mpamvu atabonetse. Nkaba nihanganisha n'abafollowers biwe ko batabonetse uyu munsi, nkaba ninjye wabonetse, another day bazamubona. Umaze iminsi ugiye mu duki kugira ngo abantu bamenye ngo mu gihe utari ukigaragara kuri kamera za Iris Rwanda TV wari ugiye mu duki? Nari nihugiye mu tuntu two kwihimbira uturirimbo, nyine ndahinga utuntu tw'indirimbo, nifata udushoot, ibintu nk'ibyo ngibyo. Gospel sekila? Kila. Arada kapela? We byakugora wakwishyura. Wanze ukanyishyura. Ndabyishyura. Okay, ubyishyure. Kapela. Oya kano kanya ntago ndimo neza. Ningaruka nzabatamo. Mirembe. No. Joyce. Njye nitwa Mirembe Joyce. Byarangoye kubifata? Uzabifata ku bihe bizaza, uzagenda ubifata. Umubare 7 usobanuka kuri wowe? 7. Bisanzwe. 7 ngenzi ko ari umuntu, ngo ari umuntu ukina mu kibuga kuri seti. Ni kuri seti. Munyamyuka. Munyamyuka. That's why buriya warebye ko nambaye 7. 7 ndamukunda, Munyamyuka nyine ukora cyane. Okay. Wenda turatanga ikiganiro ngo abakobwa musigaye murusha abahungu gusinda. Byaje gute? Abakobwa dusigaye turusha abahungu gusinda? Oya. Ubwo muri abo bakobwa ntago ndimo. Kandi abo bakobwa basinze kurusha abahungu ntago mbazi. Nta muzi? Nawe nzi. Uvuye mu nkomo? Akareka nawe nzi go, nawe nzi. Ngiye kutazi Miss Rwanda, umaze Miss muri gereza? Oya, ariko nimugafata ibintu ngo mubigire umuco. Ndamuzi pe, nta nubwo nanamubliminga, biriya nikosa bibaho bw'ikibazo. Yavuga ati yasinze mu kihe gihe, yasinze mu gihe gikwiriye cyangwa yasinze mu gihe kidakwiriye, kuko kunywa ukizirwa tutekereza atari ikibazo, byaba ikibazo bitewe n'igihe ubikozemo. Yego. Ejo ndi Kigali umukobwa yarambwiye ngo ndi kuri televiziyo, yarambwiye ngo gusinda si icyaha, kunywa inzoga si icyaha. Yego. Ahubwo kunywa inzoga si usinda nicyo cyaha.
ewe simbizi pe ntabwo mbizi cyane ko ntari n'umufana wazo cyane. uzifana byagenze gute? Mu gihe biterwa n'igihe ndimo Mhm. cyangwa n'abantu turi kumwe bashuti banjye turi kumwe. Okay. N'ibyari bigeze ku nzoga zikakugaragura ukumva koko byabaye danje? Igihe nigeze kunywa inzoga zikangaragura icyo gihe ntabwo niyizi nanyweye inzoga zikangaragura. Nk'umwe mu bantu bahoze mu itorero musenga uririmba muri korali, ko wumva wararitse agakiza ntabwo ari inzira yo gusubiza inyuma mu iterambere? Oya, arega gusenga ntabwo ari kujya mu rusengero gusa cyangwa kwitwa ngo ndi perezida wa korali. Kuko no mu rugo ndasenga. Abaperezida ba korali cyangwa namwe murazisangira? None se ibintu byarakomeye dasigaye aza mu rusengero yayifasheho. Ntabwo ibyo bintu ujya ubyumva. Ibintu byabaye danje. Gute? Ntabwo riga kunywa inzoga ari icyaha. Inzoga ntabwo ari icyaha. Hari akantu waruvuze keza ngo yanaza yayisomyeho akabwiriza cya mbere. Umwe se ni hafi ya bose. Ni bose ahubwo. Nase kurangaye? Ntabwo ndangaye. Cyazi. Chita uramuzi? Chita? Nk'ukora Chita yo kunywa? Brava, Chita. Magic FM. Ndamuzi bro. Muzi iki? Nyine Chita muzi ko yamamaza tu. Yamamaza Chita gusa. Nzako kaboro ko kuvuga gutyo uvuze. Kemi, urubyiruko muri iyi minsi ya none turimo, ikintu nshaka dufokasingaho cyane. Kuko mukurusha abasore kunywa inzoga kandi mutiguriye. Attention gu none se tuvuge ko mwete mwari mwamuguriye. Reka nkubwize ukuri noneho. Gusa si inzoga. Okay. Mweto inzoga yari yanyweye yari yaziguriye. And then kuba wenda wavuga ngo wowe abuzi nabo bazigurirwa n'abandi ariko njye abonzi baba baziguriye. No for sure. Bereka kuzigurira rya rugasimba. Njyewe se iyo nyishaka ndayigurira. Kemi, wanze kumena umuti, wanze kumenamo uheruka kureba ikiganiro cya Shadibu? Meruka ari muri ntuza muri Vibe ari kumwe na Sheri wiwe bari mu bintu byinshi cyane ntago ikiganiro cya Shadibu ngiherutse. Hari ikiganiro cyo rushyira hanze bavuga ngo yari yasinze ari kuri Igihe Culture. Ntago mbiherutse kubireba. Ntabwo kibi mu social media. Oya. Bantu mudukurikiye mwo. Nshobora kuba na focusinga ku kiganiro cya Shadibu. Focusinga ku bindi biganiro. Manze nibutsa abantu badukurikiye ko twamikwa na Teacher Shop muri Goiko floor ya 5. Turi kumwe na Bosco Design yimika basore muri floor ya 4. Turi kumwe na Lipia Restaurant here hafi ya ADPR Muhoza, opposite na ADPR Muhoza, igabura neza, iteka neza, ibintu byose bikagenda neza. Turi kumwe na Centre Pastoral Notre Dame do Fatima naho dukorera ibiganiro byacu bya buri munsi na filime ndetse n'inyengabe yacu mukadusanga aho ngaho. Turi kumwe na Susa Garden ari naho nicaye kuri aya masaha maze kuba nijoro mukumva tumenye turi kuririmba ariko kandi mudusuye kuri televiziyo nshyashya twafunguriye imbere ya Goiko Tag Me TV Talent Go With Me. Mu kwezi kwa mbere iraba yatangiye gukora ibikoresho byose byuzuye, ni televiziyo ishingiye ku impano yanjye ngendane nayo. Mu kwa mbere tuba twatangiye gukora ibikoresho twamaze gusetinga mutangiye mudusure imbere ya Goiko muri etage nshyashya ihuzuye aho bita kwa Gasore. Kemi? Meze neza? Bombo Platina de Fire de urafujere na yarangoma pe. Twagiye. Akagenda. Inzana kuri ibyo bintu shabe byaragoranye. Ari Uganda kati. Sizotya. Twagiye. Suza yago. Yagose. Yago ndamupepe. Namusuhuze bisanzwe. Ubusumwe. Bombo Platina de Fire de. I'm the preacher. Oya genda. Conductor. We byaranjabutse mwana. Okay. Kemi, nyuma yo kuburi busy uyu munsi wanone abantu wishimiye ko akona mu ihesura ya film. Ngiye mu bintu nakwifuza nawe nkubwira. Ndifuza ko bambona muri filme
nk'uko nagarutse ntazongera nyine kuba ndi pose, nkagaruka nyine mfite courage, nkagaruka nyine nta gusubira inyuma, nta kumbura uyu munsi ejo bakambura. Niyo sura numva ko bambonamo. Ikibazo cyanyu ngo bagiye babakenera babaha saa 5 mukaza saa 9. Bande Simuza amazina. ubwo nawe niba ushaka ko mbishyira hanze umbwire mbivuge. Bivuge. Oya, Gusa sinzohe. nta muntu ibyo bintu wabikoze, ariko nyine biterwa n'ikintu umuntu ari gukora. Feedback wabonye mu gihe wari utangiye gusaza imbuga nkoranyambaga? Ntabwo byari bibi kuko ngiye nta comment mbi nabonye. Nta comment mbi nabonye pe. Byari byiza. Uyu munsi wa none n'uyu munsi ndashaka ko bikomeza nka kuriya bikanarushaho ndetse. Kwa tugutunguye tugukuyeho igitumo turakubwira ngo tuganire ubyakiriye gute nyuma y'igihe kinini? Esha murantunguye kweri. Murantunguye. Station ngarasa into 9 yarasanga azingu hantu. Arahazi cyane, arahazi ahubwo mbamukurikirana nawe. Kataguse muri filime Biterwa sadepo. Biterwa. Nacyo ubwo sinzi nyine ubwo sinzi ko azabipanga, ariko nago ngo naramunaniye. Filime bita After Class, abantu bajya kuri into 9 cyangwa into 9. Okay. Mujye kuri mwandikemo After Class, murabona iyo filime ni cyashya y'aba teenager. N'abana bakiri hasi. Iraza no muri secondaire ba mu mbere. Na primaire bagukina filime. Biterwa n'impano ufite. Watangiye gukundana ni mu kangahe? Yewe? Tangiye gukundana ni mu kangahe? Tatubeshye. Mu wa 3 secondaire. Tubeshye. Oya. Njye nabitangiye ndi mu wa 4 primaire. Oya, ubwo nyine ndi kubaraho nari mfite ubwenge bwo kuvuga ngo umuntu yambabaje nkabona babara bya nyabyo. Wa mbere ntago namwibuka. Wari mu wa kangahe? Ubwo ni no muri Gardienne usanga abantu bari guteretana. Twagiye my story yawe yakubayeho uri high school ni iyi. Ugiye kutubarira inkuru yakubaye itangaje mu buzima bwawe. Nakunze umuntu. Twagiye inkuru nyinshi teza amatwi. And then my story twagiye kutubabwira my story, inkuru yandanze, inkuru yaranze wowe, inkuru yamuranze Joyce Cameron ari muri high school cyangwa se ari primaire, aho yari hose. Inkuru yawe yakuranze ni iyi? So inkuru yanjye yandanze ko kundi nyine ababebi bakunda, umuhungu arakunda n'umukobwa agakunda. Nakunze umuhungu, yaba ataje ku ishuri nanjye sinjyayo. Urabyumva gutegura gukunda umuhungu? Iyo ntago ari story, ntago irangiye. Tubaringa urugendo rwatangiye gutya ruza gutya turakundana, nyuma aho yasiba nanjye ngasiba. Nyine naramukunze njyewe kuko na story nagiranye nawe. Naramukunze njyewe, maze kumukunda, noneho akageza ku ishuri igihe ataje sinjyayo. Tugeze kuvugana rimwe, umubebi twicaranaga yambwiye ati hari umukobwa ugukunda, aza kunsuhuza nka rimwe cya kabiri. Maze kunsuhuza nyine mbonye ko nta kintu nabyo ndimo, atari nabyo cyane nayo focusinzeho kwiga, mpita mbivamo gutyo. Ndumva nta story yo muri secondaire njyewe cyane ko yandanze muri ibyo bintu, muri njye deeply yabyo cyane ko nayo mfite ibintu focusinzeho cyane. Nta ubundi urebye nta story iri hano. Itangaje kuri wowe yakubayeho ni iyi? Itangaje nuko nagiye kwiga ibintu nkunda nkanabitsinda. Itangaje? Itangaje nta kintu. Ibabaje? Bitekerezo neza imanzi bizunye mu bwenge bwinshi. Inkuru ibabaje se? Reka nzabikubwira ubutaha. Reka nzabikubwira ubutaha. Wibuka ukarira? Nayo. Okay, ngira abantu bakore subscribe, like, share na comment kuri Iris Rwanda TV. Mbabwire? Okay guys, abantu badufollowinze mukore subscribe, share and comment. Natwe turabakunda cyane kuri Iris TV. Akini mbo barenza. Ndabakunda cyane. Abantu bankunda ariko nibo nkunda. Abo banga